wacu amahoro. Impano ziraririmba, umuziki urahumura. Kuri Cyumweru Nzeri ya 14, ijoro ry'urumuri umucyo warasukuye. Popo aradusanga n'amajwi y'amahoro, agaragaza filime Killer Music iravuga. Yo, Killer Music yewe, umuziki w'ubuzima, w'amahoro n'ubutumwa. Popo yatugejeje kupinduka, umuziki utarimbura ahubwo wubaka. Abahanzi b'ingeri zose barahagaze, abayobozi nabo barabegera. Imbino zirahura n'umuco, filime ya Popo itanga ijerekezo. Ati umuziki ni inkota y'amahoro, urabura imitima ukavana mu mwijima. Ariko iyo ukoreshwe nabi urasenya. Niyo mpamvu Killer Music iduha isomo. Yo, Killer Music yewe, Popo wacu ubutwari n'ubumenyi. Abahagarariye umuco wacu abanyarwanda barakwishimira. Turaterana, Popo yaduhaye impano idasanzwe. Killer Music izahoraho, inkuru ibutso ubuhanzi nyarwanda.